Benshi muramuzi cyane yitwa Chris Easy, amazina ye nyakuri akitwa Rukundo Christian Nsengimana. Yavutse ku itariki 27 Gashyantare mu 2001, avukira Kigali, Rwanda. Mu 2016 nibwo yitabiriye amarushanwa y'impano yitwaga Talent. Yagaragaje ko afite ubuhanga bwinshi mu kwandika indirimbo ndetse no kuziririmba. Naho mu 2019 nibwo yasohoye indirimbo ye ayita Ese Urabizi. Iyo ndirimbo yayikoze mu buryo bwa hip hop, ndetse ntago yayikoze wenyine kuko yayifatanyije na AO Beat bakoranaga ndetse n'uwo bita KK2. Muri icyo gihe Rukundo Christian aka Chris Easy yakoraga indirimbo nyinshi ariko ntizamamare kubera ko yari akiri underground. Icyo gihe nanone abantu benshi bavuga yuko impamvu indirimbo ze zitamamaraga cyane ari uko yari akiri umuraperi, yari yarahisemo injyana ya hip hop ariyo yakoraga mbere. Mu 2020 Chris Easy yahuje na Bugingo Bonny benshi muzi nka Junior Giti, amuzana muri Giti Business Group, aho yakoreye indirimbo zagafashe nka Faster ndetse n'izindi harimo nka Inana, Amashu n'ibiki. Atangira no gukorana n'abahanzi batandukanye ndetse bagafashe nabo. Guhuza na Junior Giti kuri Chris Easy byari umugisha, aho yatangiye kujya aririmba areka ibyo bita kurapa, atangira kujya akora indirimbo aririmba nk'abandi basanzwe, akora indirimbo za R&B ndetse na Afrobeat. Hari n'abavuga yuko iyi nama yo kuririmba akareka kurapa yayigiriwe n'uwo bita Bruce Melody, usanzwe nawe aririmba kandi mbere yararapaga. Indirimbo za Chris Easy nubwo akenshi ziba zirimo edit nyinshi, iyo edit mbibutsa yuko aba yanayikoreye. Izo edit nyinshi ugasanga afitemo ubupupe, afitemo ibiki, ibintu bijyanye n'iby'abana, ariko indirimbo ze mu kuzikunda ntago batoranya. Indirimbo ze zose zikundwa n'ingeri zose, yaba abasaza, yaba abagore, yaba abakecuru ndetse n'abana tutabibagiwe n'urubyiruko byose. Uyu Rukundo Christian cyangwa se Chris Easy, mu bintu bimuranga harimo inkovu afite ku isura benshi batavugaho rumwe kubera yuko iyo nkovu imeze nka tattoo. Iyo nkovu ni inkovu ngo yagize akiri umwana muto cyane, ariko mu kuyidoda ni inkovu ifite akantu k'akadizayini cyane, ndetse nawe mu kwifotoza yifotoza ayigaragaza, ndetse ntago ajya aterwa ipfunwe nayo, ahubwo ubona mu gihe ari kwifotoza aba ayirata, ayerekana ibintu binatuma benshi bavuga yuko ari tattoo yishyirishijeho. Usibye kuba Chris Easy ari umuhanzi ku giti cye, ni n'umudirector wagiye akorera abantu benshi b'ibyamamare, harimo nk'ababana muzi cyane Vestina na Dorcas. Yagiye abakorera indirimbo nyinshi cyane, abadirectingira indirimbo ndetse n'abandi ntavuze. Mu bintu twavuga utaruzi kuri Chris Easy nuko arwaye indwara bita asima. Iyi akaba ari indwara ifata umuntu rimwe na rimwe mu gihe agize igishyika muri we. Icyo gihe rero iyo umubiri wigaragambije aba agendana agapombo akipomba. Aka gapombo kaba karimo umuti ku buryo iyo awubuze cyangwa se akabuze ndetse umubiri we ukigaragambya ashobora no gupfa. Uyu Chris Easy rero mu mpera za 2024 nibwo Junior Giti cyangwa se Bugingo Bonny
yafashe rutemikirere ajya i Burayi gushaka ibiraka bigiye bitandukanye cyangwa se ibyashara kuri Chris Easy kugira ngo azajye kuhataramira. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 Chris Easy cyangwa se Rukundo Christian yataramiye i Stockholm ho muri Swede hari ku itariki 8 Werurwe mu wa 2025. Aha yafatanyije n'umuhanzikazi w'umunya-Uganda-kazi bita Spice Diana kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Binateganyijwe ko azasubira i Burayi n'ubundi gukomerezayo ibitaramo bigiye bitandukanye, aho yasabye akazi cyangwa se ikiraka cyo kuba yabasusurutsa. Biteganyijwe ko uyu Rukundo Christian cyangwa se Chris Easy azasubira i Burayi ku itariki 26 gutaramira i Warsaw muri Pologne, ndetse no ku itariki 3 Gicurasi agataramira ahitwa i Paris muri France, ndetse no ku itariki 10 Gicurasi agataramira ahitwa i Brussels muri Belgique cyangwa se mu Bubiligi. Uyu Rukundo Christian cyangwa se Chris Easy yagiye akora amahiti menshi, ari nabyo byanamufashije kuba yagera ku ntsinzi cyangwa se agatangira kuba yaba hiti, agakundwa mu bantu bose, Abanyarwanda ingeri zose, Abarundi n'Abarundikazi bose bakamukunda. Chris Easy rero intego ze zigenda ziba impamo, aho yatangiye no kujya yinvestinga mu bintu bigiye bitandukanye nk'ubucuruzi cyangwa se ibiki n'ibiki, aho afite brand ye wita A1. Wowe wari unkurikiye kanda subscribe winjire mu muryango mugari wa Dego Media, ndetse unakore share na comment, nazo ziba zikenewe. Ufungura akazogera hariya handitse all notifications, like. Turi kumwe kandi ibintu byinshi tubategurira birisukiranya buri munsi. Naho ubutaha, Imana ibarinde.